Aramukanyije na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika His Excellency Paul Kagame. Uyu yitwa Israel Mbonyi. Israel Mbonyi ni umuhanzi nyarwanda uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ukomeje kunyeganyeza inkuta z'inzu z'imyidagaduro zitandukanye hirya no hino mu Rwanda. Uyu niwe wujuje BK Arena ku nshuro ya mbere irakubita iruzura bitabiriye igitaramo cye. Amazina yitwa Israel Mbonyi Cyambu, ukunze kuyahina akitwa Israel Mbonyi, niryo zina azwiho ry'ubuhanzi. Ese ubundi uyu musore ukomeje kwamamara cyane, ubwamamare bwe bukomeje gukwirakwira hirya no hino ku isi, uyu musore ni muntu ki? Uyu niwe musore wa mbere ucyuye agahigo ko kuramukanya na Perezida wa Repubulika His Excellency Paul Kagame mu baririmba injyana ya gospel, ukomeje gukundwa cyane hirya no hino ku isi ndetse n'ahandi hatandukanye ku migabane. Uyu Israel Mbonyi akomeje kuba icyamamare hirya no hino ku isi. Amazina ye nyakuri yitwa Israel Mbonyi Cyambu, uzwiho ku izina nka Israel Mbonyi, akaba umuhanzi uririmba injyana ya gospel mu ndirimbo ziramya zikanahimbaza Imana. Uyu Israel Mbonyi yabonye izuba ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu 1992, avukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, mu gace kitwa Ovira. Israel Mbonyi ni umuhanzi ukomeje gucyura agahigo, akomeje kwamamara hirya no hino, ahabwa ibikombe bitandukanye, ama awards atandukanye. Uyu Israel Mbonyi mu mwaka w'2005 nibwo yasohoye alubumu ye ya mbere yise Number One. Kwamamara byahereye ubwo. Israel Mbonyi indirimbo ze zikajya zishakishwa zigakinwa hirya no hino ku maradiyo, buri wese uciyeho ukumva ari kuririmba indirimbo za Israel Mbonyi. Uyu Israel Mbonyi ni umuhanga cyane, ni umwanditsi, ni umucuranzi. Uyu acuranga ku giti cye, azi kwicurangira neza cyane gitari, dore ko ari umuhanga cyane. Uyu Israel Mbonyi amashuri ye ya kaminuza yayasoreje mu gihugu cy'Ubuhinde, niho yayize, ahakura impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza, masters mu bigendanye n'imiti n'ubuvuzi, farumasi. Uyu Israel Mbonyi niwe ukomeje gucyura agahigo. Uyu yongeye kuzuza BK Arena ku nshuro ya kabiri ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2023. BK Arena irongera iruzura, benshi baritabira, bitabira igitaramo cye, aririmba indirimbo zitandukanye ziryohera amatwi y'abantu. Uyu Israel Mbonyi akomeje kunyeganyeza inkuta z'inzu z'imyidagaduro zitandukanye hirya no hino mu Rwanda, agaragaza impano ye n'ubuhanga mu kuririmba, dore ko buri wese yumvise ibihangano bye abimukundira. Uyu na Nyakubahwa His Excellency Paul Kagame akunda ibihangano by'uyu musore. Uyu musore mu mabyiruka ye yabyirutse ari umusore ukunda Imana, akura akunda kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Gusa yaje gutungurwa cyane kuko ntiyari azi ko umuziki we uzagera kuri uru rwego, aho yaramukanya na Nyakubahwa His Excellency Paul Kagame bagakorana mu biganza, bombi barebana amaso ku maso. Uyu Israel Mbonyi mu isezerano rye yari afite isezerano ry'uko azicarana n'abakomeye, akaramukanya n'abakomeye. Vuba aha nibwo aherutse kuramukanya na Nyakubahwa His Excellency Paul Kagame, bakorana mu biganza imbonankubone, barebana amaso ku maso mu byishimo bitandukanye cyane. Israel Mbonyi arabigaragaza cyane, amwenyura n'ibyishimo byinshi cyane, kuko Imana yari imusohoreje isezerano rye. Nibwo yakomeje kuririmba indirimbo zitandukanye zigumya kunyeganyeza inkuta z'inzu z'imyidagaduro hirya no hino mu Rwanda ndetse n'ahandi, aririmba cyane avuga ati Imana niyo ibikora, niyo yamuhaye ubwamamare
imuha kwamamara, yabimukoreye neza cyane. Uyu Israel Mbonyi ni umuhanzi, akaba umucuranzi, akaba umuhanga cyane mu kuramya no guhimbaza Imana. Aririmba indirimbo zikora ku mitima ya benshi, dore ko yinjiye no mu kuramya no guhimbaza yifashishije ururimi rw'Igiswahili, dore ko arwumva cyane. Uyu Israel Mbonyi akomeje kuba umuhanga cyane mu ndirimbo arimo agenda asohora zo mu rurimi rw'Igiswahili. Uyu Israel Mbonyi ari kugenda ananyeganyeza inkuta z'inzu z'imyidagaduro muri Kenya, Tanzania, Uganda ndetse no hirya no hino ku isi. Uyu Israel Mbonyi wabonye izuba ku itariki 23 z'ukwezi, ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu, 1992, akavukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akomeje kugaragaza ubuhanga cyane, akomeje kunyeganyeza inkuta z'inzu z'imyidagaduro zitandukanye mu bihangano bye, dore ko uyu ari umuhanga cyane mu kuramya ndetse no guhimbaza Imana, gucuranga gitari ndetse n'ibindi. Uyu Israel Mbonyi ni umuhanga cyane, dore ko yongeye gucyura agahigo ko kuzuza BK Arena ku nshuro ya kabiri. Bwa mbere yarabikoze, benshi baravuga ngo ibi ntibisanzwe, bagira ngo ni ibidasanzwe koko, ariko akomeje kubereka yuko Imana imushyigikiye cyane mu muziki we. Uyu ukwamamara kwe ngo abikomora mu masengesho menshi no gusenga Imana cyane, ayiyambaza buri munsi, ayisaba imbaraga, ayisaba ngo ihore igendana nawe nk'uko yagendanaga na Eliya. Uyu yateye ikirenge mu cya Dawidi, araririmba imyuka mibi igahunga, araririmba buri wese akabimukundira, araririmba buri wese akumva arimo agenda azamurirwa imvamutima ze, dore ko benshi bishimira ibihangano bye, aho bajya hirya no hino mu mabisi na hehe usanga basaba indirimbo za Israel Mbonyi ngo zicurangwe. Uyu Israel Mbonyi akomeje kuba icyamamare, akomeje kwamamara, akomeje kugaragaza ko ari umunyabigwi bya nyabyo mu muziki. Uyu ni umugospel mwiza cyane, ukomeza kuzamura imvamitima z'abantu batandukanye, abakuze, urubyiruko, abamama, abapapa, abasaza, buri umwe wese akomeza gukunda indirimbo ze. Uyu Israel Mbonyi niwe wenyine ufite indirimbo zikunzwe cyane hirya no hino mu Rwanda, aho usanga indirimbo ze abasenga n'abadasenga bazikunda, bitewe n'ubuhanga bwuzuye mu bihangano by'uyu musore Israel Mbonyi. Indirimbo ze zikomeza gukundwa cyane. Uyu Israel Mbonyi ni umuhanga cyane, ni umwanditsi, akaba umucuranzi, dore ko uyu afite ijwi ryiza cyane rikwega kandi rikazamura imvamitima za benshi. Ndabashimiye, nkwibutsa wowe utarakanda kuri subscribe, nicyo gihe cyo kubikora kugira ngo ibyegeranyo n'ibiganiro ndetse n'andi makuru ya Gospel Entertainment ntakagucike kuri uyu muyoboro. Ndabashimiye cyane.